uzabubwire n'undi munsi kurikirana filime My Story episode ya mbere yamaze gusohoka. Filime My Story irimo ibyamamare bigiye bitandukanye byinshi cyane mukunda hano mu Rwanda, harimo nka Megan wo muri My Daughter, Fabiola, Aisha ndetse na Hunter. Yikurikirane kuri Hobe TV show. Filime My Story izagisohoka ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu, ariko guhera ku wa mbere utaha izagisohoka buri munsi. Ikindi kandi reba link muri comment nimba ushaka kuyikurikirana umunsi ku munsi. ndaje mwicire warananiye bashaka yo bega ibintu byiza shari mukinga we genda uzane ni kuburokero wowe ki genda uzane ni kuburokero Isabelle ndaje nguhane uramenye umurango wari we nta soni wa muginga we ngiye kuguhana uri munsi uramenye umurango wari we nta soni Isabelle urifata ugafata umwana wanjye ukamwica ukamuvanamo yewe sheri bega ibintu byiza we genda uzane ni kuburokero niyo rose we yo ndane n'iki ngiye kuguhana sheri wanze ni kuburokero ngiye kuguhana nawe ukaryama ngiye kuguhana ndagukunda we wagifaza na ni kuburokero we urambwira uburyo wifata ukagera ukavana Ngira mushenzi ngira iki uranisobanura uyu munsi iki se ukumfata umwana wanjye ukamwica nuranga we bega kundi kuburo ryoshye we sheri waje tukiryamira ngira nasoni yaryoshye se yari yaryoha ndakwica niba ndari umurambo ngenda mushyire muri Nyabarongo none se napfuye sheri wari wapfuye niyahuye Kunde buri kunkubita nk'umuntu wiyahuye ndaje nguhane uri inyamaswa uri umuntu ntabwo ari ukugusuzugura rega ujye unasobanura nimba ufite inshingano zo gukora ikintu ntugikore ukarenza ukavuga ngo ntabwo ari ukunsuzugura ubwo wakoze iki wanyubashye none ntabwo se wigeze kumva ko bigeze gutumaho inama y'urubyiruko ukagira inkuru igihe twagira mu nama y'urubyiruko batubwiye ko byagenda kose imyaka dufise tugezeho twakora umuganda kuri rero nawe untegeka koza moto yawe ku munsi w'umuganda ibyo bintu byojyana se harya nyibutsa neza ku gatandatu buriya bakora umuganda umunsi wose icyo ni kimwe icya kabiri ko nawe tutirengagije urabizi ko umbwira ngo uza moto umuganda urangiye nsubira mu kazi kubera ko mu gihe mu masaha y'umuganda akazi k'ikimoteri kaba kahagaze inyuma y'umuganda ikimoteri kirakomeza kandi uba wanegetse ngo uza moto umuganda urangiye nsubira mu kazi ariko urambwiye ngo ntabwo umuganda w'umunsi wose ibyo bintu se turabihuriza hehe hanyuma se murundi ndashaka gusobanukirwa ikintu kimwe mu nama y'urubyiruko ngo waruvuze ni ibihe bintu bizima bababwiye mugomba guhera kujya dukora umuganda kujya mukora umuganda uzi impamvu bakora umuganda ni igikorwa rusange gikorerwa hanze y'amago y'abantu bivuze yuko umuntu wese ujya mu muganda aba yakoze isuku mu rugo iwe hasa neza kandi sinkavuga ngo mvugiremo ako batubwiye ngo urubyiruko nigo hazaza h'igihugu mu gusiga imyanda iwanyu mukajya gukora amasuku ku muhanda oya ntabwo byo biba biri uzi igihe maze nkora umuganda ubusobanuro bw'umuganda rero ni igikorwa rusange muhuriramo nk'imiryango itandukanye ariko umuganda mwawukoze iwanyu ni gute rero wasiga umwanda iwawe ngo ujye gukora umuganda tuba twahakorofye bameze neza banakubuye moto ye ntabwo ubara mu bintu ugomba gukorera isuku moto se bavuga ngo mu nkanda rusiga iwacu ariko viye none se amahera ukorera
inyamaswa hariwo yarishije warutse ko nzarongora umuzungu rero ntamurongora ntabwo uburenganzira bwo kwinjira umwana umumetisi jeri umumetisi ibi bisazi urimo bisaza sha ibi bisazi biragushiramo ntasone biragushiramo ndaguhana uyu munsi nirangiza nkwishingurire nasaze wasaze jeri nasaze ariko se habaye iki numva ari byiza habaye iki ndaje nguhane ibintu byose urabimbwira ni ibiki se ngambwiza ukuri byagenze gute ibiki se ntabyo nzi mbwira byagenze gute ibiki se ibiki mbwira byagenze bite byagenze bite ndaje nkwice nindangiza zane esanse ngo utwike esanse ugiye kumbika yigo kaso uretse nze umushyingure neza shyira amase umushyingure mura umushyingure hanka umushyingure yigo rugendo kubite neza mbwira niki cyabiguteye kwivanamo igiki ihene niki cyabiguteye urabimbwira niki cyabiguteye ntabwo ushaka kumbwira ariko ngambwira byagenze gute yagiye ku ifarashi afite n'agafuka ine hajya ninde ari wivugisha wakwisarisha wagira gute ndaguhana mpaka ku munota wa nyuma uzi ko yari yikoreye n'agatabo Isabelle ibyo ni uko nawe ushaka kubyumva mbwira byagenze gute mbwira byagenze gute byagenze gute mbwira byagenze gute ariko byagenze gute iki se dogo bitewe n'iki ihene igiceri ntabwo mbwira byagenze gute wabitewe n'iki igiceri igare rizamuka ariko ko yapfuye twagiye kumushyingura cyangwa ukanamutwika yapfuye byarangiye twamutwitse se reka neza ni esanse nibyo koko reka neza esanse tumutwike atuke ukakubita umuntu hariya umunamba akayoza nanjye nkajya kubahiriza ibyo leta yifuza ese ibyo bintu byari ikibazo wagiye ubyuka saa 10 ukukoza moto nimba uri bujye no mu muganda kuko sinkuje kujya mu muganda urumva ugasiga wogeje moto ukajya mu muganda ese wagiye mu muganda unsize cyangwa hasigaye haba imiganda ibice bibiri urubyiruko ndetse na twebwe karahanyuze sinzi niba warambyaye cyangwa se waranyoroye ku buryo nahita nkora nka za madudu nazo ntabwo zigikora bya bindi nkabyuka ijoro nkoza amamoto nkasuza ko za moto nkajya mu muganda ubwo se urumva hariya ngenje mu kazi sanga kandi narakubyaye pe wowe ntabwo ukeneye kuruha urumva uri urubyiruko uri imbaraga z'igihugu uzaryamuteza imbere igihugu siyo myumvire mufite muri iyi minsi nagaruka kuryama nkateza imbere igihugu bumva babyuka sanga mada ibitekerezo rero buriya bizi iyo umuntu abyutse naje kuvumbura ko mu masaha buriya saa 5 kuzamura haba hasigaye gutekereza ukuntu tuzabaho mu ijoro kubera ko ibitekerezo byubaka byo ku isi ni ibya mu gitondo handi akabeho kaba kakugeraho nk'ibyo we gufarega ni compulsory ni ibintu buri muntu wese yandikiwe ntabwo ari ikintu ufite aho waciki ahubwo iki kintu umuntu akwiye kumenya ni uzapfa ryari umunsi n'itariki n'iby'Imana yaduhishe abundi gupfa ko twese tuzapfa madam nabitekereje rero n'icyo kintu akomojeho cyo gupfa navuze ni twese ko tuzajya mu gitaka ariko buriya ibyo ari byose hari abo tuzapfa dusize we mbamo utabibara amenye utabyara ariko ngiye ndabibara ntabyara nicyo mba ntekereza nuko mbona utabara ejo hazaza sewe waneye inda ntiyapfa nyine icyo mvuga nuko mbamo utabibara oya imishinga nukuvuga ngo twebwe tuganira ku mishinga y'aka kanya turya iby'aka kanya ibintu bite birangiye reka ryo kubita hirya no hino ukabona biranze
ugashakisha ukumva ibitekerezo ndabiranagushira buriya biterwa n'inkoni wakubitishije hari inkoni y'icyuma n'inkoni y'igiti biratandukanye igitekerezo ndagifite ndabihorana nibyo nakubwiraga mu kanya nko mu masaha 5 ndicaye ndatekereza ndavuga ni ubundi k'abantu hano baza bakadusura buriya abantu banga business banga suka kuriganya ibyawe suka ubimusonera ahubwo no kugira ngo yego ariko n'umwuka mubi hagati yawe nawe ukavaho nawe tubukeneye kuvaho murabavandimwe n'upfuga papa se ruravaho oya papa we yarukiye mu mahoro reka turabyizeye mega nago papa yarukiye mu mahoro papa baramwohoteye iyo bataza kunkubita ntago papa ubu ngubu tuba turi kumwe reka ntago mba ndi impfubyi reka tugende ibintu turabivuga reka twagukemura ibyo twabigendesheje gake ari ugukemura ibintu mu mahoro sibyo tugende tugomba kubahiriza umutekano kuki tutazanye na nuko nawe mbonye yarafite izindi manzi ko mama rero ikintu nashaka ko tuganira ni iki umutima uri kundya kuba ngiye kubwira amagambo nk'aya kahore nzibite se wa mwana we mama hari igihe nyine umuntu abaza ukuri cyangwa hari ukuri umenya ukumva nyine kwaguheramo kandi ari ngombwa ko kugusohokamo mama rero urabizi ko nkubaha umfata nk'umubyeyi wanjye ngiye kubwira ukuri teza amatwi mama ubu reba Isabelle ngira nta kibazo n'ukuri niteguye kukumva pe mama karame nyine biragoye kubivuga ariko byumva Isabelle yakuyemo inda ya Nkuranga ku bushake nyine Nkuranga cyagiye ajya mu mahanga uriya mwana avuga yasize Isabelle atwite yego iriya nda Isabelle ayikuyemo ku bushake ashaka ngo kwiririra aha ashaka ngo kuba umwana muto ngo adashaka guhutaba ikigore ngo atwite ngo abyare ngo agende be cya kigore ngo ajye mu byo konsa reka ashaka kwiririra nuko ibyo bivuyeho none ibyago rero bye yagize ubu ngo barahangayitse ngo muzamutwara imitungo y'umuryango ngo kubera ko atigeze abyarana nande na Nkuranga kurumva nyine umugore ashatse ahantu akanasezerana byemewe n'amategeko abagomba kubyara kugira ngo yorore umuryango wagure asabone n'abamusimbura noneho we rero kubera ko nta mwana afite ubwoba ko muzamutwara imitungo niyo mpamvu rero yigiriye inama ati reka njye kwibura mwana wa Vumiriya mugira uwanjye Nkuranga kubera ko adahari urumva icyo gihe ari mu mahanga Nkuranga mugira igihwinini umuryango wose nkurindagize nzabumvisha ko Vumiriya atigeze abyara ari njye wabyaye ariko so mama wowe yuvugishije ukuri urebye ura mwana wa Vumiriya ubona ko hari akantu na gato ka Nkuranga na Isabelle koko mwana wanjye we mwana wanjye mama nuko kuri na Nkuranga namubwiye umva barabivugaga nkumva barimo barabivuga nkumva nibyo nkumva nibipfuye kuboneka none nuko byagenze mama nuko byagenze Isabelle ntago yigeze abyara yaranayitwise gutwita yego gutwita yaratwise cyagiye Nkuranga mutera inda akamusiga mu Rwanda nyine akajya mu mahanga Isabelle yaratwise ariko iriyanda bikaba ngombwa ko twara imodoka ibyo bintu ufite uko wabifiringa waba proud yabyo wabyitwaramo aho ngaho inzoga zaba zamvuniye umuheto ntago natwara imodoka ko use ngonze nk'umukindo okay Sarisa uramutse ubaye uri nk'umusore ukaba ufite mukuru wawe akaba ari umubyinnyi ukomeye ari n'umusitari ariko akaba yaranze kuguteza imbere ni iki wamubwira nje nta nicyo navugana nawe nje nta nubwo ndi naha bro anytime I'm proud I'm leave this country bro anytime Sarisa yo wakugira nanone umuhanzi ukomeye akakugira icyamamare kabisa ku buryo buhagije okay ugapanga igitaramo abantu bakakirwanya cyane ariko kubw'amahirwe kikaza kuba wabyitwaramo ute wafiringa ute iyo position abantu bandwanyirije igitaramo kikagerwaho najya kuri stage nkafata mikoro nkaboroga nkarira okay umuntu aramutse akugize umunyamakuru ukaba umusore w'umunyamakuru ukaba n'umuhanzi mu bunyamakuru bwawe ibyo bintu byo ugasanga abantu babona uri umuhanzi uri n'umunyamakuru bagatangira kugusakuriza ngo nturirimba urahuma ibintu nk'ibyo wabyitwaramo gute nabanza umuntu wese nafashije
nkamuvuga nkajya kuri ntuza ku itangazamakuru nkamuvuga nkamunegura abo nahaye inka nkabavuga uwo nahaye miliyoni yanjye nkamuvuga uwo nasuye muri gereza nkamuvuga. sha uri igikenya pe. Sarisa yo tugeze ku kibazo cya nyuma. Iki kibazo ngiye kugusomera ijambo gihanganira n'ibishoboka. Umva icyo gihwinini nacyo warakibwiye warabikibwiye cyangwa kubyumva none kizana amatiku y'inzangano. Mama ngiye nyine kubera gishaka inzangano zo kwicana no kugira gute. Mama nyine ngiye kuko ndi umwana mwiza Michelle ndasenga nubaha Imana singira amagambo menshi sinjya nanateranya abantu. Nararebye ndavuga nta kugira ngo nkuranga akomeza ajye kuburana amahugu aburana umwana atabyaye aburana umwana utari amaraso ye. Ndavuga nereka ngira nkuranga mu bwizukuri noneho yumva uko aragenda abiganirize mama bashaka ukuntu bakemura ikibazo. Nabimukubise nkuranga karakara yakwanza kubyumva ko nubu kugeza isa ataramva kuri ya mwana ataruwe. Ntashaka kwemera ukuri. Ngahibaze koko none uba muhereze zaba yahenda mwica we Isabella ndamwica we. Ubwo n'ubugome bw'indengakamere ubwo mama n'ubugome bw'indengakamere rwose. None azana mu muryango none ngo umuryango nugumye mushyigikire akangisha ngo niki nuko ari wisezerano ry'inkora mabi isezerano kugira gasezerano irindi ntacyo by'amasezerano bivuze. Ngewe rero mama no kugira ngo mbikubwire nuko uri umubyeyi mwiza kandi umwana we n'ubundi ni umwuzukuru wawe kuko nta maraso yahanta sibyo. Ariko bimenye ko Isabella ntabwo yabyaye nkuranga nta mwana agira. Mana we Nkuranga nta mwana agira. None ubwo nkuranga yashyize ubwenge kugiye akagufata neza wowe umutwitiye ko wagira se ngo baramuroza babyumva. Byararangiye mwana wanjye kandi Isabella ntabwo azongera no kubyara. Yitereje imiti ituma atabyara. Harya nibyo ndabivuze mama nyine nashaka kubwira ko atabyaye ariko igiye ko atazongera kubyara. Mwana wa akarenza umunwa karushye hamagara binekerereze neza n'ibindi wabimbwiye. Nyine icyo nshaka kubwira umwana ntwite imfura ya nkuranga do nuyu uyu niwe mwana wa nkuranga uyu niwe maraso yanyu naho okay nuriya mwana Keria ni umwana wanyu n'amaraso yanyu ariko n'umwana wa Hanta umwana w'umuhungu wawe wa kabiri ntago ari umfura yawe ntago ari umwana wa nkuranga. Rero nkuranga bagomba kumfata neza akavuga ati byibuza nemenye kuri ya mwana ari wa Hanta n'ubundi Hanta n'umuvandimwe wanjye reka mfate na Michelle neza nuriya mwana azavuke neza. Ariko rero wamuroze ntiyakarabye ndavuga nti ibi agaterera hejuru. Oya ubwo noneho ndabisobanukiwe ubu ngiye kumvisha nkuranga yuko agomba kugufata neza akagufata nk'amata y'abashyitsi akazaba ari wowe umbyarira kuzukuru. Mukuru ngiye umwana nzamwita na Isabella we byarangiye do. Sabira siko yashaka kwiririra hanyine ntago yashaka kuba umugore. Byarangiye nagakira umukazana wanjye. Imana ni umurongo umwe uragira ikintu uvugaho nkimara kuwusoma nicyo kibazo cya nyuma. Iri jambo ngiye kugusomera riherereye mu bami ba mbere ibice 11 ku murongo wa 3. Titiri iravuga ngo Salomo ageragezwa n'abagore benshi yarongoraga. Tugakomeza iki gice kiravuga ngo yari afite abagore bakuru 700 afite n'inshoreke 300. Ubwo bose hamwe bari igihumbi. Wakugira uwo muntu wabyitwaramo ute? Ikintu nabivugaho nafata icyo gihumbi hakuramo 600 ndumva hasigara 400. Ubundi uziko nasomye iriya nkuru ya Salomo buretse ndibabwira akantu nigende nasomye ziriya nkuru za Salomo nsanga Salomo yari afite abagore 1000 bari Tazari na Gasugi pe. Okay, ladies and gentlemen, ndagiye mu byishimira. Ubundi uziko nasomye iriya nkuru ya Salomo buretse ndibabwira akantu nigende
nasomye ziriya nkuru za Salomo nsanga Salomo yari afite abagore 1000 bari Tazari na Gasugi pe. Okay, ladies and gentlemen, ndagiye mubyishimira ariko ko ngiye. hanta navumiriye hariya siri ikigo cy'abawe uzi ko ari hanta navumiriye we ariko buranzana amanuka ajye muri tuwarete uzagwemo nzabategerereza muri tuwarete hanta navumiriye cyane bajuranye bajurana cyane iyi mshene n'umugabo we barajurana cyane